bicaye cyane harimo ababonanye haleluya ariko gishimye Imana ko mubonye amaso ku maso. Imana iguha umugisha, imbaraga n'amavuta bikubeho. Nanjye ndanezerewe cyane nk'uko munezererewe. Amazina yanjye nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel. Nishimiye kuba muri iri torero ry'Imana. Imana iduhana umugisha mwinshi. Ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana 3. Ntuye Kabuye, nkorera umurimo mu itorero rya Cyahafi muri ADPR. Ariko nkaba mpagurukiye gukorera Imana ku isi yose, ahantu hose bemeye ko turi kwinjira tugakora umurimo. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dukoreshe n'igihe neza mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ariko mbere yo gusoma sinabura gushimira umushumba wanyu. Reka mushimire pe mbere y'iteraniro ry'Imana kandi n'imbere y'abantu Imana imuhamagariye gushumba. Ndagushimiye gutekereza ko mpamagara. Imana iguha umugisha mwinshi. Ndanezerewe mushumba uri mu mwuka w'Imana, urimo amavuta y'Imana, urukundo no gukunda umurimo no guca bugufi kandi biri muri wowe. Kandi guca bugufi niko Imana izarushaho kukuzamura, kandi Imana iguhagurukije ubutazicara, n'uzaguhagurukira bizamukoraho. Wakoze rero, wakoze kuntumira. Ntabwo uzabura umunezero uri mu isi. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gukoraho. Uzagira umunezero mu minsi yawe ushigaje kubaho. Ntabwo uzongera guhangayikishwa n'ibyo ubona. Imana iguha umugisha cyane. Wakoze kuntumira, gutumira umuhanuzikazi w'Imana. Uraza kwihangana nuko mpanura, ntabwo mbanza gutigita. Yewe ncamo ibyihuta. Umuntu wese ucamo ibyihuta nta bikabyo agira. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17. Turahera umurongo wa 45. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17. Turahera ku murongo wa 45 tumanuke hepfo. Aravuze ngo Dawidi yabwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwica nguca igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya. Kandi ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana, kandi ngo iri teraniro ryose imenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya ava aho yari ari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, cyangwa se ararirekera, mbega ashyiramo vitensi. Ariko cora Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga.
Imana ishimwe cyane. Amen. Aya niyo magambo meza tugiye kuganira mu gihe gitoya, ubundi tugasenga Imana. Iki ni igihe Abafilisitiya bari barazengereje Abisiraheli, basanga nawe mu ruhande rwawe ufite ingabo zimeze nk'Abafilisitiya. Batumaga bataryama. Abafilisitiya bari bafite umutwe munini. Abafilisitiya kandi ntabwo bari n'abaswa mu kurwana. Iki kintu tuze kucyumvikanaho, kuko abantu imbaraga ziguhagurukiye muri iyi minsi zifite uburambe mu kazi, zifite n'abaterankunga, zifite protection ikomeye. Ariko icyampagurukije uyu munsi ni ukuza kukubwira ubwoko bw'imbaraga zikurwanya, tutitaye ku myaka zimaze n'igihe zitoreje na sapoti n'intwaro nini. Turahagarara ku ijambo Imana yavuze kuri wowe, uburyo yabanesha nkunesha umuntu umwe. Aba Bafilisitiya, muraza kwihangana, abantu bamwe njya mbagora, ntangira nivugira gake gake, ariko namenye ko n'impamvu umuziki w'Abakongomani abantu bari gukamera mu kamere mudacana utwo dutoroshi, kuko mfite ikibazo cy'amaso atanyoroheye. Wicanye agatoroshi mpita ndeba ibikezi. Birashoboka ko wakamera udacanye agatoroshi kugira ngo unampe gukomeza kubona. Nabonye ibiryo ntinze, si ingaruka zanjye. Ndiye vuba pe, ntangiye kurya vuba mu myaka namaze ku isi. Ingaruka rero zo gutinda kubona ibiryo, ugenda uzibona gake gake, nk'ubu ndwaye amaso kandi mama agikanura. Rero mbivuze noroheje kugira ngo wenda mutagira ngo abavugabutumwa b'i Kigali turiyemera. Ntabwo njye niyemera, cyakoze mu mwuka nibwo niyemera, mbitewe n'imbaraga Imana yashyize muri jyewe zitanyemerera kwisuzuguza abadayimoni. Rero nitangirira mvuga gake, ukaba wavuga uti umuntu batumiye ubanza nta kintu turi bubone. Burya ibanga ry'umuziki w'Abakongomani ahantu riryohera, batangira babigendamo gake, bageze hagati ukabona bahise bahindura injyana. Umuziki w'Abakongomani rero nkukundira icyo ngicyo, burya utangira gahoro ugasoza nibyo. kandi ndazi ko turi bugire ibihe byiza, ndi bubasengere, kuko nahishuriye ko hari imbaraga zimaze igihe zarakwihereranye, ariko uyu munsi hari intsinzi iri buboneke. Naho uvuka bikamenyekana, naho uvuka bikaza kumenyekana. Rero Abafilisitiya bari inkwakuzi mu kurwana. Abafilisitiya bari bafite sapoti ikomeye, bari baranariye kuko taya yabo yagaragarazaga n'ibiryo. Hanyuma bari bafite ikintu cyitwa gutontoma muri bo, kuvuga gusa byateraga ubwoba Abisiraheli. Byateraga ubwoba Abisiraheli bakirukira mu myobo. Bari abahanga mu kurwana, utaza gukina utagira ngo ingabo zikurwanya ziroroheje. Ntabwo zoroheje. Rero mikrofone gayirekera uko wikwigora pe, mu kanya nibwo byakugora. Ndabizi abatekinisiye mu kubagana kundusha. Ubu ushobora kuvuga utese ko numva, humura, yirekeraho wicare wumve Mama Lionel. Ngize Imana ngeze aha, kuko ndifuza ko insengero zose ziri mu mujyi wa Kigali nzazinjiramo mvuga Imana, kuko jyewe ndi kumva ibicuro muri jye bincura bimbwira ko iki gihugu nzajya nkizamo gakeya, ngiye kwigenda ku isi yose nkajya nza gake. Ndifuza rero ko umwanya ntaragenda insengero zose nzigeramo, kandi hakajya hasigara urwibutso rw'iby'Imana yahakoze. Kuko umutwe w'Abafilisitiya utaza kugira ngo wakoze kiriya gihe, n'izi saha umutwe w'Abafilisitiya hari igihe uvumbukaho washatse ukabona havumbutsemo umutwe w'Abafilisitiya.
akaba n'igihe ujya kubona ukabona umutwe w'abafilisitiya uvumbutse aho uvuka, ukabona havumbutsemo umutwe w'abafilisitiya, ukajya kubona uyu mutwe w'abafilisitiya uvumbutse aho utuye, uvumbutse no muri bene so, ukabona ni umutwe w'abafilisitiya. Gutontoma konyine kwa Goliyati, kuvuga gusa byatumaga Abisiraheli bajya kwihisha mu myobo. Ni ukuri urugamba rwa Goliyati rwari rwarateye ihungabana. Ubu ntitukivuga guhamuka, tuvuga guhungabana. Rwari rwarateye ihungabana Abisiraheli kugeza ubwo mana yanjye we, kugeza ubwo Sawuli avuga ati jyewe nk'umuntu w'umugabo mvuye ku izima. Burya nubona umuntu w'umugabo wize kurwana, icyo ni kimwe, agiye mu mwobo, ukabona umuntu w'umugabo watojwe n'Abafilisitiya ntibabarushaga kurasa, ukabona umuntu w'umugabo afashe umwanzuro wo kujya mu mwobo, ibyo umenya ngo ibintu birakase. Ukabona umuntu w'umugabo abetinze umukobwa we ati umuntu uzankuraho iki gisuzuguriro. Uze kureba ahantu Sawuli yari yicaye avuye ku izima, avuze ati jyewe nka Sawuli, Goliyati ndemeye, nimba n'umuntu mw'abahungu mwe ubasha kwica uriya Mufilisitiya, jyewe nzamupangira. Cyambere nzamupangira umukobwa wanjye amushake, kabiri nzamuha kuri ku gihugu ayobore. Sawuli amanika amaboko, kiriya ni ikimenyetso cyo kumanika amaboko. Ariko Goliyati we wari uteye ubwoba, ngo birirwaga barwana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Yewe kurwana ndabizi, narabyize, ntabwo yewe waza umbwira ufunga kacu uko iboneye. Narabyize, yewe nzi kurwana, nubwo ntarwana ariko hari igihe ngombwa nkirwanaho. Igihe umugabo mubwirane ndi kuzamuka ati wenyine se ntiwanyibagiwe ariko rwose sengiraho ntera ubwoba ariko Yesu yaramamagaye. Jewe ndi mu rwego umugabo wanjye atangirira ubwoba, niyo yansiga ku rugo akamara umwaka, arabizi ko imirwano nyize. Ariko ndebera kugeza ubwo abantu bize imirwano, abafite intwaro zo kurwanisha bicara bati twebwe amaboko turayamanitse, hanyuma agahiga. Gusa ndamugaya, ntabwo yakoze kigabo, ibintu yavuze ntiyabikoze, kandi sinamurenganya. Dufite abantu bateye batyo, sinzi nimba ari uburwayi bafite. Turanabagaye muri iri teraniro, turabagaye, nanjye ndabagira, utagira ngo niwe wenyine. Biha kuvuga ibyo batazashobora. Hariya ni nko gucokoza amarangamutima yacu. Abantu ntibagabanye no kuducokoreza amarangamutima, batewe n'uyu mwuka wa Sawuli. Ndagukunda nzakujyana, nzaza kubibwira ababyeyi, ugategereza ugaheba. Biranugu ni ukuderanja amarangamutima y'abantu. Ndagukoye bukwe n'itariki n'iyi, tugategereza ko dutwarira umwana ugaheba, mwitwangiriza amarangamutima. Ndagukunda mama Lionel, yewe mwuka yantegetse kuguha iki, simbimubajije, ukazategereza ugaheba. Bitwangiriza amarangamutima we, please. Hallelujah. Bitwangiriza amarangamutima. Kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, inzu y'Imana tuzayitera inkunga n'iyi, ugategereza ugaheba. Mama ndagukunda, mwuka yantegetse kukugurira igitenge. Iyo umuntu yigeze gucokoza amarangamutima yanjye, numva anteye kumwibaza, ariko nyuma ndamubabarira. Simuhamagashizemo amayinite ye, arambwiye ngo nzaguha iki, kandi nje mu Rwanda, nje mbizanye. Ndategereza ndenda mbona uri indege yarangije kurote telefone. Aba bantu ni umwuka wa Sawuli bagendana nawo. Aba bantu Imana ibakurinde, bafite dayimoni wa Sawuli, bahiga ibyo batazahiga. Haleluya. Imana ibakurinde muri iki gitondo kwa General Yesu. Kandi ikintu kinambabaza si uko baba banabibuze, ntabwo baba babibuze. Wibuke ko Sawuli ibintu yabetinze byari bihari. Aba bantu ibintu batubwira baba babifite, baba bafite n'ubushobozi bwo kubikora, ariko kubera ko babana na dayimoni wa Sawuli bakaza kutwangiriza amarangamutima.
tubiyamye twivuye inyuma, tubiyamye turi mu mavuta y'Imana mu izina rya Yesu. Sawuli arangije arahiga, igihe kiragera bayamanitse amaboko. Dawidi aza avuye mu ishyamba, aravuga ati yewe ndahagurutse. Ibintu Goliyati arimo akora n'Abafilisitiya byari bihagije, ariko hari akantu asesetsemo kampagurukije. Iyo adashyiramo mbasuzuguranye n'Imana yanyu, iyo avuga ibindi ariko ntarambikemo ko dusuzuguranye n'Imana, nari kwicara nkagumya nkangana n'intare n'idubu, ariko kuba ashyizemo ko n'Imana isuzuguritse, aha turahangana. Dawidi arikorera ibyo kurya, aragenda kuri tere, amaze igihe yica intare n'idubu ntawe ubibona. Noneho ahageze aca aho bene wabo bakambitse, baramubwira bati subira mu butamatama bwa so. Kwa kundi abantu batureba bazi aho tuvuka, bazi na nimero za konte zacu, bazi ko nta kintu kiriho. Igo batureba ngo mu muryango w'iwacu ngo nta wigeze aba pasiteri, baturebera muri bizatunanira. Uzi ko dufite abantu bambaye amarinete abereka ko bizatunanira? Uzi ko dufite abantu bambaye amarinete abereka ko ingo twubatse tutazaziramo? Uzi ko dufite abantu bambaye amarinete abereka ko nubwo dushatse tutazabyara? Uzi ko abo bantu bahari batukwerekwa ko nubwo twize tutazabona akazi, bagira iyerekwa rijyanye n'ibyifuzo byabo? Dawidi bamurebeye mu butamatama, bamurebeye mu ishyamba. Ese aba bamureberaho bo bari hewe? Ko bize kurwana bari? None se ko bari bashoboye bari hehe? Ko bari kuvugira mu myobo? Nimba ari abahanga bari he? bari mu myobo. Bari mu myobo. Nzanye amakuru y'abantu bari mu myobo. Mutere haleluya cyane. Buriya impamvu ndi no kwivugira gake nababonye namwe mbacokoje gake, byatuma ngeza saa moya z'ijoro mvuga. Ariko nje kuvuga ku itimu y'abantu bari mu myobo, bagupinga ariko bari mu myobo. Bavuga ko uzabimbwa ariko bari mu myobo, kimenyetso cyo gutsindwa. Ingabo zikuvuga zikwangiza zaratsinzwe. Abavuga ko uri imbwa bari mu myobo, nabo nta kimenyetso cy'uko bashoboye. Abavuga ko ntacyo uzimarira, nabo ntacyo bashoboye, bari mu myobo. Abantu bavuga ko utazabigeraho, nabo ntako bameze, bari mu myobo. Ni ingabo zatsinzwe, ni ingabo zatsinzwe. Imana idufashe cyane. Ese wantije iminota mike nkakubwira amakuru y'izi ngabo zatsinzwe? Ihangane. Nze mukanya twishongore ku Bafilisitiya. Mukanya ndaje twishongore ku murambo wa Goliyati. Kuko turishongora ku murambo, ntabwo twishongora ku muzima. Kuko yewe ndumva afite imbaraga zo kwica. Mumbabarire mbivuze gutya, ni ukwica ibikurwanya. Ndumva ndi mu mavuta yo kutabisiga, ntabwo mbisiga, simbisiga. Aya mavuta nyarimo, kandi nyarimo burundu. Ntabwo nyarimo muri iki cyumweru ngo mu gitaha nzabe abanyavuyemo. Ni amavuta yo guhangamura abantu bagusuzuguriye muri repetisiyo. Ni ukuvuga umuntu wagusuzuguranye n'Imana yawe aba yagusuzuguriye muri repetisiyo, aba yagusuzuguriye mu masengesho, aba yagusuzuguriye mu masezerano wibitseho. Uyu muntu utinyuka akagusuzugurana n'Imana yawe aba yagusuzuguriye muri za ngendo ngira zo kujya gusenga Imana. Ariko mama, haleluya cyane. Abagabo bari mu myobo, aba bantu bari mu myobo, aba barozi bari mu myobo, bavuga ngo ntuzashaka, bari mu myobo. Bari mu myobo, baratsinzwe. Atura ko batsinzwe. Mana ishimwe. Aba bagome bari mu myobo. Yego.
ni ingabo zatsinzwe. Barangije baravuga ngo subira mu butamatama nibyo ushoboye. Abantu bazi ko dushoboye repetisiyo ariko tudashoboye kubaka etaje, nabyo turabishoboye, tuzazubaka. Abantu bazi ko dushoboye kwirirwa tubyina ngo nimumvugire ngo Imana, no kujya mu Kagera tukagura imodoka nshyashya, turabishoboye, turanabyemerewe. Abantu bazi ko dushoboye kwirirwa ducuranga hano ariko no kwicara mu ndege tukajya Dubai kurangura, nabyo turabishoboye. Abantu bazi ko dushoboye gufata mikorofone tukavuga ariko no gushaka ubuzima bwo mu isi turabishoboye, nabyo turabishoboye. Dufite n'ibintu tugiye gushobora bakekaga ko tutashobora. Dufite n'ibyo tugiye gukora byabananiye kuko tugiye kwica umufilisitiya byarabananiye. Yesu we ndafashijwe tugiye kwica umufilisitiya byarabananiye. Kandi ikiyongereyeho tugiye kumwica aribwo tuhagera. Bo bamaze igihe no kuri tere bayizi, bahamaze igihe. Haleluya. Ariko nubwo bahamaze igihe bari hehe? Mu myobo. Iki kintu ndashaka ko mucyumva neza. Aba bantu bo bari bamaze igihe bari kuri tere banayizi, sibyo? Bazi naho imyobiri, bazi naho bakwihisha. Bo bazi naho bakwihisha. Bo bateguye naho bakwihisha, batatwemerera ko dutsinzwe twanakwihishamo, kuko ntabwo umuntu ukubwira amagambo nk'aya yabona unatsinzwe akubwira ati ngwino hano. Umuntu uri kubwira ngo subira mu butamatama ntabwo yabona umufilisitiya yakuvudukanya akubwira ati nawe ngwino hano. Noneho ibaze Dawidi terajeho nibwo akiyizaho. Bimwe mu bintu bitsinda abantu bagiye gukorera perime, iyo ugiye gukorera perime mu mihanda utamenyereye bakakohereza nko mu ntara umenyereye muri iyi mujyi ya Kigali, kimwe no mu bintu bigora abashoferi, iyo ugeze mu gihugu utamenyereye gutwara birakugora. Ariko ibaze Dawidi aje kuri tere atamenyereye, abayimenyereye bamenyereye kuyirwaniraho batsinzwe, noneho aje gukorera kuri tere yatsinze abandi, batangiye no kumwaturaho gutsindwa, akaba agiye gutsinda. Icyo bivuze iki? Bivuze ko hari ahantu ugiye gutsindira abandi baraje. Muvuga ngo amina. Dawidi arangije akora ikintu cyiza, mbona mu minsi mike tuzagarukira n'abantu barimo bakora bakwikiriza. Amina. Mushumba yafashijwe cyane yashize, nanjye ndimo ndagenda gake ngo tudapfa kare. Noneho ndashaka ko wowe muri wowe hari ibintu wumva ko uyu munsi bishobotse. Kuko uyu mwana w'umuhungu yageze kuri tere azamura ibiciro. Kandi reka mbabwize ukuri, twebwe tugiye no kuzamura ibiciro, mbitangaje hakiri kare. Aho twahereye mwirirwa mudukiniraho muturebera munsi y'ibiti by'umwera ngo dushoboye gusekura ingano, ko twabishoboye se byo. Aho twahereye muturebera mu ishyamba ngo twikinare n'idubu, ko twazishe sasa, ko twazishe ko twahasize ubuzima, ko zahashize ubuzima, ko zahashize ubuzima. Aho mwahereye muturebera mu bintu byoroheje, ubu tugiye no kuzamura ibiciro. Dawidi yageze kuri tere yazamuye ibiciro, aravuga ati mva purize silivupure, nimba harimo akantu ndajya ku rugamba. Sawuli yavuze ko umuntu uzica umufilisitiya azahembwa iki? Hatarimo akantu se. Mu minsi mike twebwe turajya tubabwira tuti harimo iki tuzi, harimo akantu tuzi. Aho twahere tubasengera mugakira indwara mukicecekera, ntimunashime. Aho twahere tubasengera mukabyara mukicecekera, harageze ngo ibi biganza tubibarambikaho tubabaziza ngo harimo akantu. Ntasoni. Igihe cyageze ntabwo tugikorera kuri tere z'ijamba, twageze kuri tere z'abatsinzwe. Itere z'abatsinzwe rero
kirazira kuzikoreraho nta kantu. Ndafashijwe pereza yatsinzwe, pereza abahanuzi batuburiye abantu niba barasengera ngo bakire, yewe ndajya nzikoreraho harimo akantu. ni ukuvuga ngo ndajya nkurambika sheke unsinyiye ku nda. Igitangaza cyiza kingana n'umubare wa sheke. Dawidi niko yakoze amavuta ya Dawidi nuko yakoraga. Yaravuze ati ibi biciro nabizamuye. Reka nabwira, burya iyo umaze kugira n'amafaranga hari amagambo uvuga udafite ubwoba, ugira ngo si binabivuga nabivuga nyine ubu nabivuga reka nkubwire, hari amagambo twabitse twagombaga kuvuga tumaze kugira ikofi, ubu rero tutangiye kuyavuga ndumva. Ngira mama irivuga butumwa sinari kurishyira mu kanwa kanjye, ariko ubu ngo mfite iduka hariya mu isoko rya Nyarugenge, vuga ngo mfite ifamu hariya hakurya, vuga ngo mfite abakozi hariya bashinzwe ibi, ye nkora ibintu byinshi cyane ntarondorera hano, kandi byose byinjiza amafaranga menshi. Ubu rero hari ivuga butumwa twabitse tugiye kuvuga mu gihe cy'inoti. Mwemeye kuba muri mu myobo mwatsinzwe. Sawuli yamanitse, sibyo? Maze iminsi nkora kuri tele zitagaragara ariko nkica ibintu bya danje. Baravuga intare n'idubu kagira ngo biroroshye, buriya barekuye intare bakavuga bati mu mujyi wa Kigali hari intare, nta muntu wakongera kurenganya baro. Ni mu myobo mwese, nta muntu wakongera. Ni mu myobo. Baravuga intare n'idubu kagira ngo biroroshye, umwana w'umuhungu wazicaga nta n'umubwira ati guma. Ariko arangije ageze kuri tele z'abatsinzwe aravuga ati hatarimo akantu ntabwo njya kumwica. Hatarimo akantu karimo hatarimo akantu. Ubu se ntabwo abahanuzi b'ibinyoma babazengereje ntibagiye nta n'ikintu batuye ngo kibeho. Sasa rero ubu jyewe nserutse harimo akantu. Bishop wanjye urumva nari mu mavuta, hatarimo akantu wimbwira ngo mfite icyifuzo, akantu nkabona nze nkwereka uburyo nkwicira umufilisitiya kandi nkamwica ku manywa y'ihanga, kuko jyewe nje gutanga itangazo kuri Goliyati. Nje ndise musiga Debora yarapfuye, ndahari ndi umugore, jyewe amavuta yo guhindura ibintu ari muri jye, Uwiteka yakizemo, Imana ihabwe icyubahiro. Dawidi arangije aravuga ati mva mugabanye ibintu by'amagambo wo mu myobo please. Jyewe ndashaka amakuru yuzuye nkabona kujya kuri tele. Abaza umuhungu witwa Abuneri ataboneye, ndabizi ufite ikintu cyitwa itangazamakuru muri wowe, ufite icyitwa umunwa, abandi nubwo bari mu mwobo ufite umunwa. None dufite abantu bagomba gusigarana umunwa byibuze bakajya baduha amakuru y'ibwami. None Abuneri ishingiye ku munwa mbona ufite, Sawuli yavuze ko uzica Goliyati azahabwa iki? Abanza kumenya amakuru yizewe yuko akantu gahari. Aravuga ati yavuze ko azamuha umukobwa we, kabiri ku gihugu azaba umuyobozi atoke, ngezayo abyivanire mu kanwa anabisinyire kwibyo avuze azabikora. Dayeri iyi situwasiyo ya Dawidi yari arimo biri kugaragara ko Goliyati yari yatangiye kurota apfa. Urumva, Goliyati yatangiye kurota apfa, urupfu rwatangiye kumubungamo Dawidi atarafata amabuye. Kandi ubu tutararenga uru rusengero imbaraga zikurwanya, urupfu rutangire rubabongamo tutarasenga. Uko Dawidi anegosiya na Sawuli, urupfu rukajya rubunga muri Goliyati. Uko Dawidi ajya ku kagezi, Goliyati urupfu rutangira kumubungabungamo, kandi bakakanya nirubabungabungemo igihe bahereye bashaka kuturangiza. Nabiraga byababera gupfa, ntabwo ari twe tuberanye no gupfa, nabo byababera gupfa. Rero umuntu ushaka gupfa nawe bamubera, umuntu ushaka gupfa nawe urupfu rwamubera we. Umuntu ushaka ko bakujya
namugereka indabyo hejuru nawe zamubera. Umuntu ushaka kumushyira mu isanduku nawe yamubera. Oya rwatangije. Umuntu ushaka kukwica utaratunga imodoka nawe byamubera. Hasani. Umuntu ushaka kukwica isezerano ry'ikiyobozi ritarasohora nawe nirumurungemo. Umuntu ushaka kuburizamo inzozi zawe rumurungemo. Haleluya, mbyumve cyane. Umuhanga umwe yavumbuye ko Haleluya imwe yirukana abadayimoni bakaba barenga nk'ibihugu 4 birukanka bakurwanya. None ndagira ngo tubarenze Haleluya imwe yonyine tubarenze nk'ibihugu 6. 1 2 3. Haleluya. Amina. Amazi arabajyanye. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Mane gumugisha mushumba wanjye. Dawidi arangije uko ajya ku kagezi gufata amabuye. Goliyati urupfu rumubungamo. Uko afata imvumba urumubungamo, uko afata umuhumetso rumubungamo, uko aza kuri tere rumubungamo. Arangije ageze kuri tere, Dawidi atangira kwatura amagambo. Ubundi umuntu wakurwanije akoresheje amagambo, niyo mpamvu mu kanya ariyo tugiye gukoresha. Amina. Uwakuzinze nta magambo yakoresheje, mu kanya tugiye kuyakoresha. Uwavuze ko utazakira bitewe n'amagambo, natwe tugiye kuyavuga. Ntabwo icyondo aricyo cyahumuye impumyi Silowamu, yahumuwe n'amagambo Yesu yavuze. Ntabwo kwikorera uburiri aricyo kimenyetso, ahubwo ijambo Yesu yavuze. Amagambo tuvuga arakora. Vuga ngo arakora. Umuntu wakudongereye yakoresheje amagambo, natwe tugiye gukoresha ayandi. Uravuze ko uzabimbwa n'amagambo yakoresheje, natwe tugiye gukoresha ayandi. Data we uri mu ijuru arangije ngo aza kuri tere azunguza umuhumetso. Azunguje umuhumetso yatura amagambo kuri Goliyati. Dawidi afata amagambo yose n'agasuzuguro n'intumbi zapfuye ziguye ku rugamba, afata ibintu byose abihagarara hejuru, arabyirengagiza. Ahagarara ku ijambo Imana yavuganye nawe, ahagarara no ku ijambo ryacitse Goliyati rivuga ngo abasuzuguranya n'Imana. Dawidi arangije abwira Goliyati, amuha amasezerano yo gupfa. Aramubwira ati wanteranye icumu n'agacumu byose wabirekuriye icyarimwe. Ugira ngo ndimbwa? Sindiyo. Yewe ubwanjye ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo wasuzuguye. 3, uyu munsi ndakwica. Uyu munsi nibwo ndi bukwice, nguce igihanga, mubagire ibisiga. Oya, ndashaka ko dutondagura uru rupfu twitonze, nta kitwirukansa. Ndashaka ko dutondagura uru rupfu Goliyati agomba gupfa. Nta muntu udafite Goliyati hano ntimunyemereho. Mwese mwarakubiswe. Yatondaguye mu ngingo z'ingenzi urupfu agomba gupfa. Cyambere abanje kubimenyesha ko ari uyu munsi. Umva umuhanuzi sha uhanura ubwo uwo munsi no kuvuga Goliyati yapfuye abizi ko ari gupfa uyu munsi. Ubundi mujye mufata ibintu byanyu mu bikure ejo. Cyo mfa n'abarokore rero mwakubititse igihe kinene. Iyo umuntu abahanuriye mwumva bizaba biza. Umuntu yakubwira ati rakoze ukajya kubirebera mu yindi agenda y'undi wabiguhanuriye. Reka
kare shyira ibintu uyu munsi, kuko hari na marayika ukorana n'uwo munsi yaje igihe Yosuwa byamucanze aravuga ati noherejwe nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Ni uyu munsi uri buneshe urugamba, uyu munsi dufata ibintu bivaneje bitabyanyariwe. Agiye mwirengagiza igihe mumaze mwarakubititse mukemera Imana iduhagurukije turi abagore bangana gutya, iduhagurukije turi abagore bihaye Imana, abagore batarya ubugoro, ko mu bagore bakijijwe Imana ifite ndimo. Debora ko yapfuye nkaba nsigaye nsimbuye Debora, ko ari igihe mwataka usimbuye Debora na Yayeli. Nta mikino mfite ku bintu byitwa Sisera, nta mikino mfite ku bintu bihagurukiye abantu b'Imana, ibintu birimo birwanya abera b'Imana. Ko ari igihe ufite password yabyo aho ibisubizo by'abantu biri, ko ari igihe ufite password y'ibisubizo by'abantu aho bibitse. Cyane turi mu mavuta yo guhangamura ibintu byose byananiranye, turi mu mavuta yo guhangamura indwara z'indogano, iziteka zikaza mu maraso ntawe uzihamagaye, iziteka zikaza kumunga imigongo ntawe uzihamagaye. Turi mu mavuta yo guhangamura abantu barimo babeshyera iby'Imana babitambika. Twebwe turi mu mavuta yo guhangamura no guhangana no kurema no gushyiraho no kubika no kubura. Turi mu mavuta yo kurema, turi mu mavuta yo guhuza abantu n'ibizabo, turi mu mavuta yo kuka takirebo saya. Haleluya cyane. Dawidi arangeje aravuga ati uyu munsi ndakwica. Eba kana kagahungu kamaze igihe mu ntamasha kakatura ijambo, mujye mwatura ijambo. Yo Satani yakurangije akubikamo amagambo ya kera, akubikamo amagambo y'ubwoba. Satani yajya kukwica atangira kukwereka kuri inzige mu maso y'abanaki. Satani yajya kukurangiza atangira kukwereka ko abana bawe baziga mu bigo bya feki. Yo Satani ajya kukurangiza akwereka ko niyo n'uwaguha akazi kabonetse kose. Yo Satani ajya kukwica akwereka igisekuru cy'iwanyu ko kigarukiraho. Ubundi Satani ajya kukwica akwereka abapfuye, akwereka so wapfuye akennye, akakwereka mukuru wapfuye yarize ariko adakennye, akwereka ibyo, akwereka ibibura, akaguhisha ibihari. Rero mu magambo make y'Ikinyarwanda jya wereka Satani ko uyu munsi ndakwica kabiri nguca igihanga. Nyumvira ukuntu yatondaguye ingingo. Uyu munsi ndakwica nguca igihanga nkubagire ibisiga. Ariko aka kana nakiyemeza we, dore abantu Imana ikeneye n'abafite bene aya magambo. Aya magambo niyo yahuze muri mwebwe. Ndebera ukuntu kangana, ariko ntiyigeze, ariko ndafashijwe. Ntabwo yigeze ashyiramo bene wabo. Hari ibintu tutagomba gushyiramo abandi, hari inkuru zizandikwa zititirirwa abandi. Urumva neza? Hari ibintu mugomba gukora ntibizitirirwa abandi. Ubu hari abantu bari gukora bikitirirwa abandi, umuntu akaba arimo akoresha izina ryawe ari ryo rimukijije bikitirirwa we. Mana we, iki kintu mwambabariye mukamuka. Yesu we, mwikwemera ko abantu barira ku mazina yanyu bikabitirirwa. Dawidi yagombaga kuvuga ati turakwica. Ni ukuvuga ngo mu gukora kwe ntiyigeze yishingikiriza ku mbaraga z'abari inyuma, ntiyigeze yishingikiriza ku mbaraga z'abandi. Ni imbaraga ze. Ndakwica. Ntabwo nta muntu wigeze ashyiramo, ntugire uwushyiramo. Ntushyiramo mwasanganye muri groupe kuko ntabwo uzi cyamugenzaga ntimunanganye. Ntugafata ibintu byawe ngo ubishyiramo ubumwe bw'abantu mwiganye cyangwa bwaho uvuka. Ureka ibi bintu ndakwica jewe ndakwica. Ndebera agahungu kangana kuriya sha, kandi ibyo bavugaga nibyo. Kaje kano ku butama, kaje kano ku ibintu by'ishyamba,
kaje kanuka ukareba igetaye ntabwo kabishobora, ariko muri we harimo ubundi ibintu biri muri wowe ubikoresheje nta nubwo wagumya kugusaba igihumbi. Ibintu biri muri wowe kuko bibiravuga ngo uri muri twe aruta uri mu bisi. Udanke wisobanukiwe ukamara nk'iminota 10 Imana ikagutiza iminota yo kwisobanukirwa, wowe wahita ujya no ku kibuga cy'indege ukurira indege. Ugize gutyo ukisobanukirwa imbaraga zikuru. Abagabo babiri barisobanukiwe baravuga ati twebwe dusanze ari abanaki koko, ni banini ni barebare, ariko twebwe ntabwo dushingira ku mbaraga z'aba bantu. Twibutse icyo Uwiteka tubuzeho kuri Kadeshi Barunege. Twebwe duhagaze hano twarangije kubahindura imitsima, ubu twabasonze babaye ubugari. Mbere yuko tugera twabahinduye ubugari, twabasonze tuzabarya n'abarya umutsima. Ni ukuvuga ngo bari basize babahinduye ubugari. Imbaraga zikurimo Uwiteka zikweretse gake. Rimwe Elisa yabwiye ikigabo cyari gihaza ubushara, arakibwira ati we Gehazi please winyereka ngo turapfuye ngo umudugudu wagoswa. Jewe ndi kubona ingabo zigose umudugudu, zigose igihugu, ndi kubona ingabo zigose igihugu. Ahubwo arangije amukora hatumva mana pomoro no mukaritasa amaso arebe mutize iminota 2 gusa, arebe ingabo ziturwanira, arahita atangira akagura imishinga y'ubukwe. Ubonye ingabo ziturwanira wowe utijwe gakeya umunota wo kwisobanukirwa wahita ujya gukwa miliyoni nk'eshatu umukobwa. Haleluya! Arangije Dawidi ngo azunguza umuhumetso, ngo afata ibuye ararirekura, ngo arikocora mu mutwe wa Goliyati. Umva akantu kanejeje ntayaye we, uyu munsi nibwo nakamenye neza, ngo ririgitamo. Aha ndahatinda. Ibuye rifite ubusobanuro. Tugiye mu mwuka twasanga ibuye ari Kristo. Haleluya! Bibiri ivuze ngo iki? Ngo ririgitamo. Habaga kubaho ubushobozi bwo kumwica, risohotse rikagenda rigatakara. Ariko Dawidi yakoreye muri systeme yo kuririgitishamo, kuko afite target yo kumuca igihanga akagarura ibuye akagarura ibuye. Hano hari abanyabwenge bangurikiye cyangwa muri gupapuro. Haleluya! Yewe ubundi nkunda kwigisha abantu banyumva. Iyo giye utanyumva ndakureka nkatera kamera ndazifite nkigisha isi. Rero nkunda kwigisha umuntu nyumva. Mufite amahirwe yo kumbona live, nje nkubwira ibanga ryo kuririgitishamo. Ubundi wasanga warakubise rikagenda rikahuranya rikaburira muri karitsiye, rigahita riburira mu barozi, rigahita riburira mu bafite izindi mbaraga. Ngo rimaze kurigitamo Umufilisitiya yapfuye. Urupfu rw'Umufilisitiya bamaze kubona ko intumbi yigaramenye, ngo ingabo ze zahise ziruka. Ubu rero dufashe ukuriye abarozi, turamurangije dufashe umuntu ukuriye abakurwanya, dufashe umuntu ukuriye itimi kugendaho, kuko kumufata biratuma ubundi ufasha ukuriye abahaduye, akimara gufatwa izindi ngabo zirirukanka zigatatana. Kuko gufata uyu muntu bashyize imbere ngo ushoboye uyu muntu gufata uyu Goliyati agapfa, gufata uyu murozi ukugendaho agapfa, gufata ibi bitero, gufata uyu muntu biratuma abantu bamuri inyuma bahunga. Ni ukuvuga ngo baraca mu nzira 7 batahatanga bagende. Ngo amaze gupfa, uru rugamba nubwo ntarima nirwo rugamba rwanryoheye. Wowe uhita urwumva rega wewe ndi ucanyera bene nkamwe nkajya mbari mwe nigisha ibintu byerekeranye n'urugamba. Amina cyane. Ubarabyumva abandi bamba nshaka kwigisha ijambo ryerekeranye n'urugamba. Noneho twebwe ibifaru twahita turishyira mu mwuka. Twahita turishyira mu mwuka. Nahajya mbishyira
bashyira mu mwuka bagatangira kuvuga ko niyemera, ariko ubundi ndaniyemera sinzi impamvu ahangaha mbikoresha byose. Sasa rero ahabye mpita mbizana mu mwuka. Iyo komba nk'iyi ibayeho y'umunyamwuka akica umuntu ukuriye abakurwanya, ukuriye abakurwanya iyo apfuye abakurwanya bose baratekana. Ukuriye abakurwanya, none tugiye guhera ku muntu ukuriye abakugendaho, sibyo rata musaza we? Tugiye guhera ku muntu ukuriye abakugendaho, sibyo? Tugiye guhera ku muyobozi w'abakurwanya, niwe tugiye guhera ku Yesu. Hanyuma nitumara kumuheza umwuka, itimi imuri inyuma nayo ntiyoroshye, kuko iyi timi imuri inyuma iyo ikubuze ica mu bana ku ishuri, ica mu ngo, mukajya mutambuka ibintu umugongo igaturagurika, ica hirya ikagera aho ukorera ikanyanyagiza ibintu ikabura abakiriya. Rero mu gutwara Imana yaduhaye dukubise umuntu bakuriye. Goriyati ashizemo umwuka, Abafilisitiya bahise birukanka. Ndabakinagije mu izina rya Yesu, ndabakinagije mu izina rya Yesu, ndabakinagije, ndabakinagije, ndabakinagije. Haguruka, haleluya cyane, ndabakinagije. Akoresha sisiteme yo gufata ibuye rikarigitamo, aririgitishamo, niririgite mu mutwe w'umuntu ukurwanya. Iri sengesho dusengera aha niririgitemo, sibyo? Ayo wasengeye mu butayu ntahari, nyahinduye ibuye ririgitamo. Ayo wasengeye mu buvumo ntahari, ayo nawe nyahinduye, umva warayasenze wa mugabo, ayo nawe nyahinduye ibuye ririgitemo mu mutwe wa Goriyati. Wa mugabo wasenze ay'ubuvumo, usenga ay'ubutayu, usenga ayo mu mazi, usenga ayo kugenda wirije ubusa, amasengesho ufite muri stock ayo yose ndayafashe, nagenda arigitemo. Narigitishije repetition, warapese nzirigitishije mu mutwe wa Goriyati. Sibyo yabatatuwe. Iri teraniro ry'uyu munsi turihinduye ibuye ririgitamo. Ndafashijwe gucika turaringaruka kabisa ako kantu. Arangije Goriyati amaze gupfa, Dawidi aravuga ati Abafilisitiya mwese muragurutse murirutse. Ibuye ryanjye ngiryo ndariruzi mu mutwe wa Goriyati. Inkota arayambaye, apfuye ayambaye. Inkota ni ijambo yari yaravanye muri twe, ni ijambo yari yaratwambuye, yari agaciro kacu bari barakajyanye, ijambo bari bararijyanye. Bene wacu baheze mu myobo. Harimo abanyamatiku, nimbabwira ko namwishe nta kimenyetso ntibabyemera. Hari abagore barimo bavuga ishapure bati ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yo kwemera bagukunda. Kubabwira ko Goriyati yapfuye nta kimenyetso ntibivamo. Aba bari muri ku izina rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu kuzababarira inkuru nta kimenyetso ntawe uzabyemera. Hanyuma aba bantu twiciye umuntu nabo ntibemerewe gutwara ibuye ryacu ngo bajye kurishingura. Ngiye gukora nk'igifaru gikuriye ibifaru sasa, kuko hari abana b'abahungu barimo bavuga bati ba data baguye ku rugamba rwa Goriyati, natwe turinde Mana. Dawidi ati kugenda nkababwira ko yapfuye nta kimenyetso ntibabyemera. Uko abivuga akavuga agenda.
yambuka umupaka ntawagombaga kumubaza ibyangombwa kuko yaramaze kugira gute kubirukankanisha. Urumva ntabwo agombaga gufata pasiporo ngo ateze ku mupaka, bari bamaze kwirukanka. Yambuka igihugu ajya mu kindi. Uyu niwe mwana wambutse igihugu ajya mu kindi ntawe umwezi kotinze ako Dawidi we. Haleluya. Ushobora kwemera ko uyu mwana yatsinze urugamba rw'Abafilisitiya nta muntu umuri inyuma urimo umuha kuraje? Ushobora kwemera ko nubwo abagusengera bananiwe bibereye mu myobo, ushobora kwemera ko ugiye gusenga wenyine wisengeye ugatabaruka? Kandi ngende kubabwira ibintu biriho. Hanyuma mana, ubu rero reka ngende gake kuko nirekuye gake natera kiribiti. Wari wabona umwana w'umuhungu wanesheje urugamba nta muntu umuhagaze iruhande umutwaje n'imvumba umubwira ngo kuraje, bose bamuciye intege? Wari wabona umuntu wagiye ku rugamba bizi neza ko abasize inyuma bose umutima wabo uri muterera mu kwaha nk'umuserebanya, abana b'abahungu bati turapfuye? Dawidi arangije ngo arambuka, nta munyagihugu n'umwe wagombaga kubona Dawidi yishe Goliyati ngo asigare mu nzira. Nta muntu n'umwe ufite ipeti wagombaga gusigara mu nzira ngo aratangira Dawidi. Urabona uyu mwana w'umuhungu confidence yari afite cya Dawidi. Ubu cya Dawidi umuntu hagiye iki ko mu ijuru nta cyokezo gihari ngo nitugera umuntu azamwokereza imbavu z'ihene byibuse? Uyu mwana w'umuhungu ko yageze gufashwa, iki gihugu kigeze gufashwa, kibwira Uwiteka kiti ngiye kuguha akanyama. Cyakundaga akanyama nkanjye. Uwiteka aramubwira ati inyamaswa z'ibirarashyamba zose ni izanjye. Rimwe kigeze gukora ibyaha, Uwiteka agiye kukica, Dawidi aterega ntacyo gupfa ndabyemera. Icyo nzi cyo n'intumbi yanjye izaguhimbaza. Nkurikije ibyo wakoze n'intumbi yanjye izaguhimbaza. Iki cyana cy'igihugu kindebere kiri gutambuka, habe wabaho kivuye, ahaba aho kigiye. Uwiteka gihaye rugari. Uwiteka naguhe rugari ku buryo utavogerwa. Wowe uri kunyumva? Nakumvise uri kunyumva. Uwiteka naguhe rugari ku buryo aho uvuka naho washatse utavogerwa. Naguhe rugari aho uvuye naho ugiye, sibyo? Ahantu uvuye naho ugiye utavogerwa, sibyo? Aguhe rugari ku buryo hakurya no hakuno imisozi yose ibi yawe. Urumva? Imisozi yose ibi yawe. Aguhe rugari ku buryo bavuga bati aha hose ni ahawe, uti ni ahanje, muvugire ngo amina. Aragenda muca igihanga, akuye inkota ku itako rye, agiteramo, akizamukana mu Isiraheli. Ati agasuzuguro karacitse, agasuzuguro karacitse. Abavuze ko ndi imbwa murebe, abavuze ko nta cyiza cyaturuka mu barokore, abavuze ko nzapfa nashatse, abavuze ko nzapfa nabyaye, abavuze ko nzaba imbwa, agasuzuguro karacitse. Abavuze ko nta cyiza cyaturuka mu barokore, agasuzuguro karacitse. Abavuze ko iwacu tudatsura, agasuzuguro karacitse. Abavuze ko iwacu tutize, agasuzuguro karacitse. Abavuze ko iwacu tudakira, agasuzuguro karacitse. Abavuze ko abarokore ari injiji, agasuzuguro karacitse. Naho ntamenya igifaransa ariko nkica Goliyati nta kibazo. Naho nakwiga muri iyerika ariko nkica Goliyati biramaze. Nta kibazo sha, nta kibazo. Arangije abagore bakirabutswe bararirimba indirimbo, barayiririmba babyina umudiho batararepese. Sawuli abonye umugabo bamuririmbye ati gahunda ukuntu imeze ndakwica. Yibagiwe amagambo yari yavuze. Uzamukuraho igisuzuguriro. Reba umuntu ukwiciye Goliyati byonyine wamuhutiriwe uteranye inama
dufite abayuda tubana nabo, dufite abagore tubana nabo babi, dufite abagabo tubana nabo babi, dufite abantu babi. Reba umufilisitiya aramurangije, ihumure riragarutse mu gihugu. Uyu mwana w'umuhungu bari bakwiye guteranya sitade yo kumugurundaho amagifiti, yarakwiye amakontake ya 0 kilometre, yarakwiye kubakirwa ama etaje. Hirya y'ibyo babetinze bari bakwiye kongeraho ibindi, ariko arangije ati ndakwica. Use turabayobe aho twahaye amata batwimye amatwi. Ubu se Imana ugira ngo yo ntiba afite bene nk'abo yagiriye neza bakaba bayituye bya bindi tuziranyaho? Ubu se inshuro ikurindiye muri covid, inshuro ikurindiye mu muhanda, ikurinzi wanyu nta cyiza kihaba, ukuze utaza ababyeyi, uburyo aho ikugejeje harya ubu ngubu wowe mubibanyemo neza. Ahaha, reka mbabwize ukuri, iki ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese aho ari ahaguruka avuga ati Mana, nje imbere yawe. Nibyo nakoze nubwo bitagaragaye, ariko ni wowe nakoreye. Nubwo Sawuli atahigura imihigo yahize kuri jye, nubwo umugabo wankoye antesheje umutwe, nubwo urugo numubyariyemo 2 gatatu ariko amarira yuzuye mu maso, ariko atura ko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganya, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Atura Dawidi yaratuye aravuga tumva please, uri kumpiga ngo nyice, ariko mba nararabye iyo ntizera. Iyo ncikwa nkizerera mu mbaraga zawe nari kugwa hariya, iyo ncikwa nkizerera ku mbaraga z'ingabo zawe nari kugwa hariya. Mba nararabye iyo ntizera ko nzashobora kugira neza ko Uwiteka yaseraho. Mba nararabye. Undi munsi aravuga ati jyewe reka nkubwire iryo nari narabitse. Burya si buryo hari iryo nari narabitse ugira ngo sinzarivuga ndariko cyose, sinzapfa nzarama, kugira ngo nekereze abantu Uwiteka yagiye akora. Iryo yarivuze arimo akura akarenge mu nzira, ahita yigira irama kwa Samweli. Avuga ati ndababonye ne mbonye nayo tirama. Avuga ati ndababonye, nabonye se mbonye nyine. Twarababonye, turaje twigirira muri no minsi, baradusangayo bayazanye shamba. None birimo babwira ngo nimuzana amaturo n'ibyacu, birirwa babwira bashyira giseke mukagiterekera amaso. Bibi ivuga ngo muze mu nzu Uwiteka we mushima. Ibishatse se kuvuga iki? Zaburi 100 buri ibishatse kuvuga iki? Mwinjire mu nzu Uwiteka mushima. Ugira ngo nuko zase ubyina mushima. Mwinjire mu nzu Uwiteka mushima. Noneho mu bikari bye muba ariho muhimbaza. Nubone birirwa babinginga ngo amaturo ngo ibya 10 n'iki. Turaje twikoze irama murahindukirayo. Arangije agera irama aravuga ati nonje kwivura stress z'aba batiri. Arangije arahicara, amaze kuhicara ngo bohereze ingabo ze mu Rwanda, akahakandagiye gahinduka gahanuza. Iwi udafite intwaro yikokinze, yarangije gukokinga yahagera ati ndabona Uwiteka avuganya nawe Dawidi, ndi Uwiteka nzaguha igihugu. Sawuli wari udutumye iramuhiritse izakwimika. Sawuli atuma abandi, nza kukubwiraho birangiriye. Sawuli atuma abandi, abatumye nabo bagenda babajyanye ngo ibitwaro bya danje, ngo bakigenda bagikandagira irama bati we dufashwa na bya bintu. Iravuze ngo uhindutse umuyobozi. Iravuze umuntu batumye kwica, umuntu batumye ngo apfe, amugezeho batangiye kumubwira ko ubatumye amusimbuye ahawe umuyobozi. Ariko ashaka kwicarira noneho ngo Sawuli oya turajyayo papa. Noneho Sawuli arangije agira ngo abantu yatumye ni ibigwari. Ntabwo bari ibigwari, irama harambushe. Haleluya. Irama hari hatezwa mbushe, hari hatezwa, ijuru ryari ryarahateza mbushe ibafata. Umuntu uje kukuroga afatirwamo, wo kurwanya afatwe, akihagara afatwe, ukujyana afatwe, imbaraga z'umwuka wera zimufate. Haleluya cyane.
zigirayo nta soni we imbwa ziri aho ngaho umuntu atuma ntizitumike murango zigaherayo ahantu natumye ni kabira na munagana Sawuli arangije we uburyo byamufashe uburyo ambushe yagiye atake murambushe bitandukanye n'iby'abahungu be we yabagikandagira irama atangira kwiyambura imyenda acambutse gake atangira guhanura ariko ahanura akuramo imyenda iriya myenda yasobanuraga iki iriya myenda byasobanuraga iki yaragiye gutanga remezi atakira imyenda akira ubuyobozi akira iby'Imana yavuze akira iby'Imana yavuze akira ubuyobozi byambuye akira iby'Imana yari yaramaye iby'Imana yari yaramaye byakire nitwaye nabi iby'Imana yari yaramaye byakire muhaguruke dusenge ndasoje kabisa maze narengeje iminota 20 kuyo bampaye nibagiwe ko nize homeritike ariko nta kundi nanjye ntabwo ari jye n'Imana n'Imana irirama rwose tujye twemera bitewe n'Imana irirama ndashaka ko umuntu uzajya ugera muri uru rusengero azajya ahafatirwa ntasohoke iri sengesho bishop niwe uri buri dusengera umuntu uzajya ugera mu marembo yawe ntakaharenge twebwe ntabwo twirirwa tujya gucisha urukago mu barozi umwuka wera arahagije ko bahakandagira bagafatirwa irama ni ukuvuga kandi hano irama tugiye kuhakandagiza abantu bafite ikofi by'ibuye iriye riheramo papa sengera itorero amavuta yawe ndayemera sinshobora gusenga uwari ni ukuri kw'Imana kuko nanjye ndashaka kunyaturaho atura Uwiteka Mana yacu ndagushimye ndaguhimbaza kubw'uyu munsi watugiriye neza muteguro n'uwawe mbabazi zawe zitubeho nyemera ibuye rya Dawidi uyu munsi uyasitura ubugingo bushya umunsi rihere mu gihanga cyawe haleluya uyeriyeremo igihano rikimara gucika tukizamure tuvuga ko birangiye tukizamure tuvuga ko igisuzuguriro kivuye tukizamure tuvuga ko igisuzuguriro ku itorero gihagaze tukizamure tuvuga ko igisuzuguriro ku bagaragu bawe kirashize haleluya amina nyemerera muri uyu mwanya mbabazi zawe n'ubugezi bwawe Yesu we bibe ku bantu bawe haleluya sabye imbaraga zikomeye ku mujakazi wawe haleluya mugire neza haleluya ubwo yageze irama nawe haleluya abone imbaraga haleluya abonera umugisha haleluya abonera ubudahanga haleluya ahambikirwe haleluya yego umugisha wo kuzatambukana mu gikombe cyitwa Baka yego genda hahindura ahantu h'amasoko genda hahindura ahantu haleluya yego hari imisozi habiri bayakubwiye munsi haleluya nyemerera imbabazi zawe n'ubwiza bwawe haleluya ku bakobwa bawe n'abahungu bawe haleluya tubyakire n'umutima utuje haleluya urakoze ko wabanye natwe mu materaniro kuva mu gitondo haleluya kugeza kano kanya saa sita haleluya nizeye ko uribuze no kubana natwe nimugoroba guhera saa 8 haleluya nayo uribuze kuyayobora mbisabye nizeye mu izina rya Yesu amen amen amashyi menshi cyane amashyi Hallelujah.